Ese nawe bijya bikubaho ukarara wiga nta kutagize, ukiga amasaha n'amasaha cyangwa se ukirwa wiga umunsi wose, mbese ugakoresha imbaraga nyinshi wiga igihe kirekire, nyamara ibyo wize ukabyibuka nk'igihe gito nk'umunsi umwe cyangwa amasaha, ubundi ikindi gihe gikurikiyeho byose bikaba byaragiye warabyibagiwe, hashyira nk'iminsi 2 ukaba utakibuka n'ibintu wize, waratakaje imbaraga zawe zose. Ese mbaye nkubwiye ko hari tekinike zituma ufata buri kimwe mu buryo bwihuse kandi ntuzakibagirwe kikakugumamo, niba ari amasomo, niba ari presentation cyangwa ubundi bumenyi butandukanye, ubundi ukabifata byoroshye kandi bikakugumamo, ntuzigere ubyibagirwa. Umunsi wa none iyi video ndagira ngo abanyeshuri cyane cyane mwigire hino, waba wiga university, waba wiga secondary, cyangwa se aho waba wiga hose, amasomo yariyo yose waba wiga, egera hino, iyi video ni yawe. Gusa muri rusange iyi video twese iratureba kuko dukora ama presentation, turiga, tugira ibintu twiga, ugasanga nk'umuntu yiga nk'amategeko y'umuhanda, afite ikizamini cyo gushaka kategori, arashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Mbese ubuzima bwacu bwa buri munsi tujya duhura n'ibintu dukenera gufata mu mutwe kugira ngo igihe runaka tuzabe tubyibuka. Mwigire hino rero, iyi video y'iminota mikeya iratureba, kuko muri iyi video ngiye kubabwira uburyo 5 buri psychological bwemejwe na siyansi zitandukanye ndetse n'abahanga batandukanye. Ni mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ubu ari uburyo 5 bukoreshwa cyane n'abahanga muzi bagiye batandukanye mu gufata mu mutwe ibintu, ukabifata nta mbaraga bigutwaye kandi bikazakugumamo igihe icyo ari cyo cyose wabishakira ukabibona, cyangwa se ukabyibuka igihe icyo ari cyo cyose ubishakiye, waba ugiye mu kizamini cyangwa igihe icyo ari cyo cyose umutwe ukaba ubifite warabisevinze neza. Ndagira ngo rero ugumane nanjye iminota mike cyane nkubwiriza tekinike, kandi tekinike ya 5 ntigucike kuko iyo ni rurangiza. Tekinike ya mbere twihuse cyane niyo bita active recall. Ubu ni uburyo butanga umusaruro ndetse nk'uko byagaragajwe mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe igihe kirekire. Iyi systeme irakora burya kwa kundi dufata igitabo tukiga, tukava kuri chapter imwe tukajya ku yindi, dukomeza dusoma urupapuro rumwe ku rundi, tukava kuri chapter imwe tujya ku yindi, dukomeza muri iyo systeme. Ibi ngibi nta kindi bikora uretse kunebwesha ubwonko. Iki gihe ubwonko buranebwa ndetse bukaba budashobora kwibuka byinshi mu gihe cya nyacyo ubikenereye, ugeze nko muri examen cyangwa ikindi gihe ubishaka. Iyi systeme rero ya active recall abanyeshuri benshi ntago bayizi, ariko irakora. Ni kwa kundi, reka dufate nk'urugero rworoshye. Ufashe nka chapitre yose urayisomye, wamara kuyisoma ugafunga igitabo cyangwa se ikaye, ubundi ukagerageza kwandika ibyo wize muri iyo chapitre, ukibazaho n'ibibazo ariko utarebamo mu gitabo. Cya gihe rero uba urimo ugerageza kwibuka ibyo wasomye muri iyo chapitre umaze gusoma, nubwo utari kurebamo, uba uri guha imbaraga ubwonko. Ibintu rero ufashe muri icyo gihe ntago bikuvamo, bikugumamo igihe kirekire, bikaba twibanire. Nyuma yo kureba iyi video ndagira ngo iyi tekinike uyigerageze nko ku isomo rimwe, ubundi urebe ukuntu ikora. Ni ugusoma chapitre runaka, warangiza ugafunga, ugafata urupapuro n'ikaramu ukandika, ugerageza kwibuka ibyo wasomye, unibazaho n'ibibazo. Nuko ikora, uyigerageze uzambwira. Tekinike ya 2 niyo twita spaced repetition. Iyi tekinike ndagira ngo uyumve neza kuko itandukanye na ya yindi twajyaga dukoresha yo kubloka ibintu, uvuga ngo urabishyira ku gifu, ubobina amasomo. Reba nk'igihe umara ijoro ryose uboroka ibintu, ariko wagera mu kizamini bikakujabuka, ukabura mu mutwe ibyo wari wize. Impamvu nuko iyo tekinike nta kigenda. Iyi tekinike rero ya spaced repetition ni uburyo ushobora kwiga uyu munsi, tuvuge wize nk'uyu munsi isomo runaka, ugacishamo umunsi umwe ukongera ukarisoma, hagacamo iminsi 3 ukongera ukarisoma, hagacamo icyumweru ukongera ukarisoma. Ni ukuvuga ngo nk'urugero, isomo uryize kwa mbere,
kwa kabiri urisubiyemo, uraretse iminsi iciyemo umwe ibiri, kwa kane urisubiyemo, wamara kurikoreraho etide kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru ukongera ukarisoma. Icyo gihe izo nshuro ntago isomo ushobora kuzaryibagirwa, ntibibaho, kuko iyi tekinike niyo gucishamo agahe ukongera ukarisubiramo muri ya interivale twavuze haruguru. Ibi ngibi bikurinda kuboroka isomo, bituma wibagirwa ako kanya, ahubwo iyo ukoresheje iyi interivale ujya kubona ukabona ibintu byose urabyibuka nk'ibyabaye ejo neza cyane kandi ubitondeka ku murongo. Kandi ntago bigusaba imbaraga iyo ukoresha iyi tekinike, kuko iyo ugenda ubisubiramo ukoresheje interivale uba uha imbaraga ubwonko, kandi ubwonko bukarushaho kubyibuka neza cyane bukabigumana igihe cyose. Tekinike ya gatatu twihuse cyane tuyita memory palace technique. Iyi tekinike yagiye ikoreshwa n'abahanga ndetse nibo bagaragaje ko ikora cyane mu gufata mu mutwe ibintu cyane cyane mu bigendanye n'amateka, kwa kundi haba harimo nk'amatariki n'ama event yagiye aberaho, kuri buri tariki hari ikintu cyagiye kiba, mbese bimwe byo mu mateka. Mu masomo y'imibare mu kwibuka mu mutwe amaforumire agiye atandukanye, iyi tekinike irakora cyane. Ni kwa kundi reba nk'iwawe cyangwa nko mu nzuba cyangwa muri shambure haba harimo ibikoresho bitandukanye, kubera ko rero ibyo bikoresho uba ubizi neza, ibyo bikoresho bigufasha kwibuka. Tuvuge nk'urugero, ugafata nk'ameza ukayakonsidera nk'itariki runaka, ugahita ushyiraho n'ibintu n'ama event yabaye kuri iyo tariki, ukagera nko ku gitanda ugakurikizaho indi tariki n'ibintu byabaye, akabati ukakita itariki yindi ndetse n'ibintu byabaye, gutyo gutyo ukagenda ubikurikiranya ku murongo. Icyo gihe iyo ugeze mu kizami birakorohera gutondekanya ama event yagiye aba mu mateka ndetse n'ibikorwa n'amatariki ayo ma event yagiye aberaho. Ndetse nko mu mibare ugafata nk'igikoresho kimwe ukakita formule imwe, ugafata ikindi ukakita iyindi formule, gutyo gutyo bigufasha kwibuka mu gihe ugeze hahandi nko muri exame cyangwa ukeneye kwibuka ayo maforumire, biragufasha cyane. Iyi tekinike irakora cyane, muzajye muyikoresha muzandabura. Tekinike ya kane ni tekinike ikoreshwa ariko cyane cyane igakunda gukoreshwa mu masomo nka history, aho uba usanga abanyeshuri baba barimo kwiga ibintu byagiye biba mu binyejana bigiye bitandukanye no mu binyacumi, mbese ari uruhererekane. Iki gihe rero ikintu biba bigusaba kugira ngo ubashe kubifata neza ni ugufata isomo ukaricamo ibice, niba ari ibice 5 cyangwa se ibice runaka, hanyuma ukagenda ubigurupa hakurikijwe igihe byabereye, hakurikijwe nk'ibinyecumi cyangwa ibinyejana ibintu byagiye biberamo. Icyo gihe biragufasha isomo ukarifata mu buryo bworoshye kuko uba wariciye mu byiciro. Tekinike ya gatanu ari nayo rurangiza ni tekinike yo kwigisha ibyo wize. Burya iyo wigishije ibintu wize bigufasha ko bikugumamo igihe kinini, kandi koko uzarebe nk'abanyeshuri bigisha abandi usanga ibintu barushaho kubyumva kurusha uko babyiga gusa ntibabyigishe. Ahangaha rero iyo udafite nk'abantu bo kwigisha, ushobora kuba uri nka wenyine ukigira nkaho urimo kwigisha ibintu ukagenda ubisubiramo umeze nkaho uri kubisobanurira abantu, cyangwa se ugafata telefoni cyangwa rikoda ukirikodinga urimo wigisha, birafasha cyane. Aha niyo wifashe rikodi ushobora kuza kuyumva ukaza kumvamo ibyo wagiye wibeshyaho, bikagufasha kubikosora. Nugira tekinike ukoresha muri zose nkubwiye, uzabona improvement, uzahita ubona ibintu ukuntu byihuta, ukuntu uhita ufata mu mutwe ibintu vuba vuba kandi bitagusabye imbaraga nyinshi. Ese ubundi mu by'ukuri wakoreshaga ihe tekinike? Ndagira ngo umbwire muri comment, turushaho kugenda twungurana byinshi, ubumenyi bugiye butandukanye. Ngira ngo niba utarakora subscribe kuri channel yanyu Ibanga Entertainment, warakerewe, kuko hano niho twigira, hano niho twungukira ibintu byinshi bidufitiye umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nshimira namwe tubana umunsi ku munsi hano, mwakoze subscribe, ibi byose nimwe tubikesha. Ciao, reka dore muri video ikurikiye.